Ndi rusangana mu muheto mataro kinguka kabore n'abakene mu cyaje impinduka rukana mu buzima bukazamukana mu buzamuko bw'umusozi mpatsinda mu bishitero rw'abashumba mu gizo barashishwa nishinya mududu wa masera nishimhanga za ntabwe mutwara amashasho mukuru wabaje ari yahura ugize ngo iki ntindira utaje uko n'imitima ingamba z'imisha imituku rwanyi ni bima ndi ntwari nkotanyi yamenye yashinze urugamba rukora masati rwampingane ndi rukaragande ko nangasho duhinda rakara guma niko bisa mukini konvombokana umuvunde nkukubita kwikara nkubita kwita kati nta mugabo utagira ingorane ndi nkotanyi ndatinya igatinywa nashaka gibitero kwa daterwa mu Rwanda shaka bintuzi rwano ubusuje bw'icazo niyo ntwari barandiriye kuri yawe TV ku mugaragaro twakiriye Mwanafunzi nk'umunyamakuru mushyashya tugiye kujya dufatanya mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi mikoro ni yawe, iyo mikoro inkuru zizajya sinzongera kuyifata iyo dore mfite yanjye wayibonye cyane. Iyo mikoro ni yawe rwose, urakoze cyane akira. Nicyo rega iyo mikoro ni yawe guhera uyu munsi. Ndakwakiriye nk'umunyamakuru mushyashya wa yawe TV kuva kuri no tariki nguhaye mikoro. Murakoze cyane. Ngiye kugwa n'igisakaza amashusho. Ya mbere barayimennye. Ndavuga ati Mwanafunzi nzamwakiriza iki? None iyi kamera amashusho bazajya babona nayo ni yawe. Ndacyagabana biraza kugera no kuri yawe. Yambare ayoze irajyamo naka kagofero. Irajyamo. Okay. Bivuga ngo iyo mikoro ndimo ndabarebe nubu nanjye no mukanye ejo wundi ni guri. Ngira ngo muri aka kanya rero turi kumwe hariya n'undi muhanzi. Tangiro uririmbira abakunzi ba Kiss FM hano live. Wow, turamwakiriye Kitoko Bibarwa. Twabaye Rubavu rwanjye niki kigusetsa, sinzi impamvu ndeba mu maso ukampa ibyitwenge. Uyu ni Kitoko Bibarwa. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Reka nongere mbashimire, nizere yuko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Amazina yanjye nitwa Eminyawe 2020. Uranyarukira kuri Instagram yanjye ubundi unsangeho, ubundi following, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Uyu munsi rero murabona kuntu ibintu bimeze. Murabona mfite mikoro ebyiri, murabona nambaye kamera. Uribaza ngo hagiye kuba iki? Uribaza ngo tugiye kubigenza gute? Iyi bayita yawe TV. Nimba utarakora subscribe kuri yawe TV nyaboneka waracitswe. Ibintu hagiye guhira rimwe. Yes, nshimire buri muntu wese wagize uruhare rwa Mwanafunzi kugira ngo abanyarwanda bamumenye, kugira ngo n'abantu bose bamumenye muri rusange, by'umwihariko kuri kamera za yawe TV. Nkuko yabivuze mu biganiro yagiye akora, yaravuze ati hari aho naciye njya kuri yawe TV irantransfera injyana kwa Chita Magic arambona, bituma ngera kwa Yago TV show, abantu baramumenya. None ubu uyu munsi mfite mikoro ebyiri, iyi ni yanjye n'iyi ni yanjye. Mfite kamera ndayambaye, ngiyi nawe mwayibonye, dore ngiyi iya mbere barayimennye, mushaka munyoherereza ibiceri bamena kandi ariko ikibazanye cyangwa ikinzanye hano muri kubona ndi kumwe na Mwanafunzi. Mwanafunzi muraho neza cyane. Umeze neza? Meze bow. Fresh. Ivuge. Ikivugo gisanzwe se cyane. Icyo ushaka. Ndi rusangana mu muheto mataro kinguka kabore n'abakene mu cyaje impinduka rukana mu buzima bukazamukana mu buzamuko bw'umusozi mpatsinda mu bishitero rw'abashumba mu gizo barashishwa nishinya mududu wa masera nishimhanga za ntabwe mutwara amashasho mukuru wabaje ari yahura. Ugize ngo iki? Ntindira utaje uko n'imitima ingamba z'imisha imituku rwanyi ni bima ndi ntwari nkotanyi yamenye yashinze urugamba rukora masati rwampingane ndi rukaragande ko nangasho duhinda rakara. Guma niko bisa mukini konvombokana umuvunde nkukubita kwikara nkubita kwita kati nta mugabo utagira ingorane. Ndi nkotanyi ndatinya igatinywa nashaka gibitero kwa daterwa mu Rwanda shaka bintuzi rwano ubusuje bw'icazo niyo ntwari barandiriye. Naho. Yes, rero ni Mwanafunzi. Inkuru nziza mbazaniye imeze gutya. Mwamye inshuro nyinshi mubona nkora ibiganiro, Anje yaraje
Ange agira uruzinduko rw'akazi ahantu kure, nkora ngiye nyine zawe muretse ari yanjye gusa ndicara ndatekereza ngo ni gute nshobora kubona undi muntu noneho ushobora kumfasha mu bikorwa tugiye kujya dukora cyangwa ngiye kujya nkora nk'umuryango wa Yawe TV. Inshuro nyinshi mwagiye mwifuza Emi tugarurire Ange, ariko kuri iyi nshuro kuri Yawe TV ku mugaragaro twakiriye Mwanafunzi nk'umunyamakuru mushyashya tugiye kujya dufatanya mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi mwitegure indi show yanjye ya Mwanafunzi, nakabanga mbabikiye ni nakebo kagipfundikiye. Mwanafunzi rero uriyumva gute kuba nkwakire kuri Yawe TV ariko nkaba naraguha ibikoresho byawe ariko ndi bubiguhe? Ndumva special thanks to Yawe TV followers, abantu bose ba following Yawe TV kabisa, mwakoze akazi gakomeye cyane kubera ko ntabwo mba naje hano ari uko nizanye, ni mwebwe muba mwabigizemo uruhare. Icyo rero nishimiye mbere na mbere kubana n'abakunzi ba Yawe TV, nishimiye team Yawe TV, nishimiye abantu bose bagize uruhare mu kugira ngo mbe nagira kuri rwo kuza gukorera Yawe TV. Yes, ubwo rero amasezerano twayasinye. Ikintu rero cyari kinzanye si ngombwa ngo abantu ngo babone ngo twasinye ngo bimeze gute, bya bintu oya. Amasezerano yanjye ameze gutya. Hano mfite mikoro yanjye ingenda ni yanjye mube muretse naga ari yawe, sibyo? Ariko nawe ngiye kuguha yawe. Iyi mikoro ni yawe. Iyo mikoro inkuru zizajya sinzongera kuyifata iyo. Dore mfite yanjye. Wayibonye cyane. Iyo mikoro ni yawe. Rwose urakoze cyane, akira. Iyo mikoro ni yawe guhera uyu munsi. Ndakwakiriye nk'umunyamakuru mushyashya wa Yawe TV. Kuva kuri no tariki nguhaye mikoro. Murakoze cyane. Ngiye kuguha n'igisakaza amashusho. Ya mbere barayimennye. Ndavuga ati Mwanafunzi nzamwakiriza iki? None iyi kamera amashusho bazajya babona nayo ni yawe. Ndacyagabana biraza kugera no kuri Yawe. Yambare ayoze irajyamo naka kagofero. Irajyamo. Okay. Bivuga ngo iyo mikoro ndimo ndabarebe nubu nanjye no mukanye ejo wundi ni guri. Iyo mikoro niyo kamera n'ibyawe uzajya wifashisha mu gutangaza amakuru ndetse no mu biganiro bigiye bitandukanye tuzajya dukorana umunsi ku munsi. Naguhaye kamera, naguhaye mikoro, ndetse n'abakunzi ba Yawe TV nabo ndabaguhaye kandi nabo bakwakire muri comment zabo uyu munsi. Naye nyine ndakwakiriye, gira ikintu ubabwira ubundi twanzike, niko bavuga hari. Yes. Hello guys, ladies and gentlemen, this is your time, this is your way, this is your dignity. It is your first time to see here in Yawe TV show. This is a show. Kuko kwakira umunyamakuru nkanjye hano ni show. Kuba ndi kumwe na Eminya 2020 mumenye ngo harahiye harakongotse. Nyamuneka mwabantu mwe. Icyo mbabwira, icyo mbijeje nuko nta kubatengwa abakunzi ba Yawe TV, ni mukomeze mu keeping, stay in touch, tuganire, muzane ibitekerezo byanyu, comment, like, share, hanyuma ubundi hahire rimwe n'ubundi nta myaka 100. Uwabivuze ntabwo yabeshye, kubera ko turimo turabona ko ibinyejana turi gusatira imyaka 100 ni ikintu kigoranye cyane, ndetse n'igikwe kuba gikora ni ibintu bigoranye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo nta myaka 100 nta gikwe, ariko ntibivuje ko bwaba n'umuntu imyaka 100 yageza, ariko ni bangahe? Icyo ni ikibazo cyane. Ubwongereza n'umwami w'Ubwongereza ntawe yagize. Ntaswe umuntu wariye za kawunga zano ziba zaraciye mu nganda hakirimo na twatuntu tw'utwo. Buriya Elizabeth afite ingahe? Elizabeth na se nka 80 buriya. Ayi. Abantu bayizi bayitubwiye muri comment, ubwo niwe duhaye icyo kibazo. Yes, Mwanafunzi, reka mbere na mbere namye nshimira abantu cyane cyane, reka nshimire Yago wagufashije. Special thanks to Yago, the top shatter, the Leo Hansala, the Leo Monster, the top number 1, Yago. Conqueror Free, the preacher, the teacher.
The conductor. Vibrator conductor. I live the life I love. I love the life I live. Love. Yes, rero ni yego turamusuje cyane kandi turamushimira cyane, ni umuntu w'imfura cyane. Yego. Kabisa. Special thanks to Yago. Yes, rero ni mwanafunzi mwabyiyumviye mugiye kujya mubana mu biganiro byinshi, ni mutazajya munyumva mwumve ko mwanafunzi arahari. Nanjye ndahari, ntago ngiye kubasiga. Yawe TV mwumve ko nyine n'uwundi muntu twungutse, ni izindi mbaraga twungutse kandi turabizi azabikora amanywa nijoro. Mwanafunzi. Yes. Intego uzanye kuri Yawe TV. Wabwira abantu ni izihe? Iya mbere. Amakuru ku gihe. Iya kabiri. Ya yandi yize bya bibazo bikarishye. Iya gatatu kubasobanurira. Buri mutumirwa agomba gutanga ubusobanuro buhagije. Icya kane nukugira gute nuko ntazabatenguha. Nzajya mora stay in touch tuganire cyane. Hanyuma ingingo ya gatanu no gufashanya. Umufana cyangwa se umukunzi wa Yawe TV ntabwo azanyandikira ngo mwihorere cyangwa se ngo muri gesine, ahubwo tugomba gukora ikintu cyitwa ubumwe. Yes, tugomba gukora ikintu cyitwa ubumwe. Sasa nibyo nabwiye abafana, tugenge nayo kwicara dutegura ikintu kiranahari twaragiteguye. Umuzigo muzajya mukurikirana live. Yes. Live muzajya mubona ikiganiro cyanjye na Mwanafunzi. Ubwo umunsi kizajya cyitaho tuzawubabwira. Ndabwiye ngo hagiye gushya. Uwo ni Dekati Babalawo. Yes, ngira ngo nkuko Eminyawe abivuze 2020 abivuze neza cyane ati ni show. Abafana ba Yawe harahiye harakongotse, nyamuneka. Show ni show. Rebaze nawe Eminyawe na Mwanafunzi copy. This is very crazy but true. Ni kintu tugiye gukora gikomeye cyane, tugiye gutwika kandi dukora ibintu bya bindi turabizi muzabikunda cyane kuko izi mbaraga z'aba bantu, nyamuneka iyi mitwe muri kureba hano ibintu ifite. Akasho kari hano iyi mitwe yose yanyuze kwa Yago. Mbere yuko wenda ugira ngo wenda turi abantu bashekajeka cyangwa se turi abantu turi mu mikino, uramutse ugiye kwa Yago ugasanga inkuru zacu urasanga ari inkuru itarimo imikino, ni inkuru ziri mu bwenge zumvikana. Ku buryo rero ibitekerezo byacu biramutse bihuye nkuko twabitekereje, twategereje ko twabahereza umusaruro mwiza mwifuza kandi ufatika ufite n'ireme, ubundi namwe mukaduhereza ibitekerezo byanyu mukadutiza amatwi n'amaso, ubundi nababwira iki. Yes, twababwira iki rero? Wenda nago nagene nakubajije utuntu tumwe na tumwe. Mwanafunzi, mu rugendo rwawe watangiye ubu kugeza uyu munsi, ni igiki wishimira, ni igiki wumva wagezeho ugomba no kuba wabwira n'abantu? Ikintu cya mbere nishimira ko nahuye na Yago. Nicyo kintu cya mbere nishimira ko nahuye na Yago. Icyo nagezeho cya mbere saisi ubundi kumwe na Yawe TV nk'umunyamakuru. Yego, iyo ni step ya mbere nkandagiyeho. Kuko ntabwo ari abantu bose hano hanyuza abantu benshi, hanyuza ibyamamare byinshi, ariko ntabwo ari umuntu wari we wese ushobora guhabwa icyizere cyo kuvuga ngo umunyamakuru iki gitangaza makuru. Deja rero icyo ni ikintu cyo kwishimira cya mbere, ariko nkabanza ikibanze ni Yago. Nukuvuga ngo abantu mwese mwagize uruhare kugira ngo ngere kwa Yago. Ibiganiro byose nakoze uko ari 30 na bingaye hafi 40. Mwese ndabashimira aba YouTubers mwarakoze cyane. Yego. Special thanks to Yago kuko no hantu usa naho natangiriye iki ubuzima. Yago TV show warakoze gufasha Mwanafunzi. Nshimira abakunzi bose ba Yago TV cyane. Nimba warakanze subscribe kuri Yawe TV utarakora subscribe kuri Yago TV show, nyarukira ugenda ukandeho subscribe. Ngiye ntakubeshye kandi nkubwije ukuri, ntagaru uko buriya abantu twumva ibintu nabi. Hari umuntu ushobora kubumva ngo gukora kimwe ngo muri kumutaka. Muri inkoko niteteze uzamenye ko no mwisafuri yibizi gukora iki. Ibi bufata ikirungo rwose fresh, niko babimeze. Rero Yago warakoze kandi gufasha Mwanafunzi n'abakunzi be bose bagukurikirana muri rusange barakoze. Nukuri ndabashimiye. Situ Jaja n'umukameramani we kabisa,
umurimo ukora neza. ariko Jaja ni mwiza we. Nta abantu batamuzi ndamuba ariko Jaja ni mwiza we. Ni mwiza kandi ni umukobwa ucishije make. Ugize ngo iki? Witonda. Ngo Jaja ni mwiza. Jaja uri mwiza nukuri. Aritonda, acishije make. Umva kuntu tugiye kubigenza ni gutya. Jaja ni mwiza. Aritonda. Ateye neza. Araganira. Azi gufotora. Azi kwita ku bintu. Aseka neza koko. Afite impano y'ijwi ryiza. Afite amaso we. Twavuga ibintu byinshi. Yes, Mwanafunzi nyemerera ngusaba iki kintu. Kwa Yago waravuze ngo ngiye nakoze ubucukumbuzi bwanjye. Ngiye kubivuga ari nabwo bwa mbere nkwakiriye. Tugiye kuzajya dukora ikiganiro cyanjye nawe kivugisha ukuri. Yawe TV. Dutumira umuntu tubisesengure. Rero nawe naracukumbuye nsanga umuntu wakwirukanye ni inshuti yanjye. Niko byize. Ni inshuti yanjye. Yakwirukanye mu nzu. Agushyira ku gasozi. Byemerera abanyarwanda n'iki kwakira. Icyo kiganiro tuzagikore. Banyarwandakazi, icyo kiganiro tuzagikora hashize tuzagikore. Nukuvuga ngo bon nukuri reka nkubwire. Kandi iki kintu cyumva. Ndacyumva cyane. Uhishira umurozi akakumarira abana. Ibyahishuwe byagiye hagaragara. Twongeye tubisubiremo se. Ngewe narabicukumbuye nsanga umuntu wakwirukanye ntabwo arazi ko uzakandagira kuri Yago, nta nubwo arazi ko uzaza kuri Yawe TV, nta nubwo arazi ko ino tariki nzakwakira. Uko ibihe byamubwiye ibyo bizamubwira n'ibindi. Kandi ikindi cya kabiri hano kuri Yawe TV urahaje. Uri umusiramu. Ndi umurokore. Kuvugisha ukuri nuko kwa mbere. Urabinyemerera ikindi kiganiro tuzakorana tuzabivuge. Niba ukuri kose kwaranditswe. Tuzagikora. Bivugwe. Bibiliya si ukuri kose uremera ko yakwanditse. Niba abadukurikiye babivuge. Ukuri kose Bibiliya yarakwanditse. Niba yarakwanditse icyo kiganiro mu gitege mukitege. Ndikumva ndikuja uwo muntu aba muri no industry yacu. Umunsi umuti twawumennye. Umuceri ni hasi. Rero nuko nakiriye Mwanafunzi. Mujye kujya mumukurikirana amanywa nijoro kuri kamera za Yawe TV. Icyo muzashaka kazakoraho nk'icyegeranyo azagikora. Aho muzadutuma tuzajyayo. Shimira abakunzi bose ba Yawe TV. Abakunzi ba Yawe TV bose aho bava bakagera Australia, Uburundi, mwandike muri comment muvuge ngo Mwanafunzi turamwakiriye. Nibyo nshaka. Mwanafunzi turamwakiriye. Tugiye gusoza gutya. Ubu ugiye kuririmba. Tugiye kuririmba. Kandi ni wowe utera indirimbo ushaka. Wow, sasa ni kuri saa 12 hano muri Kiss FM live. Turi kumwe n'abanzi batandukanye baje kuduhereza kapera ku ndirimbo zabo baririmbye. Sasa ngira ngo nkuko mwabyumvije last week muri sama y'umwaka ushize mubyibuka neza na kinyi indirimbo last week ya trendinze muri sama y'umwaka ushize. Ngira ngo abakunzi ba Kiss FM mwavuze ko hari uburyo mukunda show. Ngira ngo muri aka kanya rero turi kumwe hariya n'undi muhanzi. Tangiro uririmbira abakunzi ba Kiss FM hano live. Wow, turamwakiriye Kitoko Bibarwa. Rubavu rwanjye niki kigusetsa, sinzi impamvu ndeba mu maso ukampa ibyitwenge. Uyu ni Kitoko Bibarwa. Yenti akomana usukunyembukije. Sinzi kwambona. Arambona gaseka. Rubavu rwanjye niki kigusetsa, sinzi impamvu ndeba mu maso ukampa ibitwenge. Yes, Imana ibaho umugisha turabakunda. Yari Yawe ndetse na Mwanafunzi. Welcome bro, welcome. Thank you cyane. Thank you. Peace and love. Yeah man.